Yesu Kristo wifuzwa ibihe byose. Imaneri, Imana iri kumwe natwe, zuba ryo gukiranuka, byiringiro by'abatuye isi, ikizuzo no gusohora kw'ibyiringiro by'iteka ryose. Azitwa igitangaza kandi umujyanama, Imana yacu ikomeye, Data wa twese uhoraho, n'Umwami w'amahoro ugiye kugaruka. Niwe ngabo idukingira, niwe byiringiro by'umugisha. Azitwa igitangaza kandi umujyanama, Imana yacu ikomeye, Data wa twese uhoraho, n'Umwami w'amahoro ugiye kugaruka. Niwe ngabo idukingira, niwe byiringiro by'umugisha. Mwisi gucungura umunyabyaha, yadukoye amaraso igorogota, ku musaraba w'isoni niho yatangiye ubugingo bwe. Turirimbe twaracunguwe, Yesu Kristo yaranesheje. Azitwa igitangaza kandi umujyanama, Imana yacu ikomeye, Data wa twese uhoraho, n'Umwami w'amahoro ugiye kugaruka. Niwe ngabo idukingira, niwe byiringiro by'umugisha. Azitwa igitangaza kandi umujyanama, Imana yacu ikomeye, Data wa twese uhoraho, n'Umwami w'amahoro ugiye kugaruka. Niwe ngabo idukingira, niwe byiringiro by'umugisha. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, Umwami w'amahoro. Haleluya! Twizeye twigira iwacu, tuzibagirwa imiruho yose twaruhiye muri iyi si, twibanire n'uwo mukiza iteka. Haleluya, amen. Azitwa igitangaza kandi umujyanama, Imana yacu ikomeye, twese uhoraho, n'Umwami w'amahoro ugiye kugaruka. Niwe ngabo idukingira, niwe byiringiro by'umugisha. Azitwa igitangaza kandi umujyanama, Imana yacu ikomeye, Data wa twese uhoraho, n'Umwami w'amahoro ugiye kugaruka. Niwe ngabo idukingira, niwe byiringiro by'umugisha. Niwe ngabo idukingira, niwe byiringiro by'umugisha.
umugisha